Bahaye ikaze kuri channel ya Jose Official TV. Channel ivuga ku bintu bijyanye n'ubuzima, ivuga ku bintu bijyanye n'imirire no guteka muri rusange. Uyu munsi tugiye kureba hamwe igihingwa cya soya, ikintu kimariye ubuzima bwacu, turebe nuko wagikoresha. Soya ni igihingwa cyiza cyane. Ubusanzwe soya ibarirwa mu binyamisogwe, ikaba ikiribwa gikungahaye ku ntungamubiri zitandukanye, aho benshi bayirya ku bwinshi bayigereranya nk'inyama. Urabona ko intungamubiri soya ifite zijya kumera neza nk'iziri mu nyama, kandi murabizi ko inyama zibona umugabo zigasiba undi. Abantu benshi rero bayikundira ko ihendutse kandi ikagira intungamubiri nyinshi cyane. Soya ni igihingwa cyiza cyoroshye kubona ku isoko kandi kidagoye gutunganya. Tugiye kurebera hamwe akamaro ka soya. Abahanga mu mirire bavuga ko uretse vitamine B12 iboneka mu matungo cyangwa se mu nyama, mu biboneka mu bikomoka ku nyamaswa, no muri soya harimo ibindi bintu bitandukanye nk'ibyo wabonera mu nyama. Yibitseho proteine zikubye gatatu izisanzwe ziba mu nyama. Urumva ko soya ni nziza cyane. Tugiye kurebera hamwe ibintu 7 wasanga muri soya n'akamaro yakugirira uramutse uyikoresheje kenshi. Reka turebe akamaro kayo. Soya irimo ibyubaka umubiri. Soya ifite proteine nyinshi zisimbura inyama. Ni ukuvuga ngo uramutse ukoresheje soya utakoresheje inyama zisanzwe n'ubundi wabona za ntungamubiri. Urumva ifite proteine zigufasha kugira imbaraga no kubaka umubiri wawe no kubaka ingingo. Ikintu cya kabiri, soya irinda indwara z'umutima. Amavuta ayirimo ni amavuta meza, cyangwa se ifite ibinure byiza bituma ibya binure bibi bigabanuka mu mubiri. Soya ikagenda ikaba ariyo yiyubakiramo. Icya gatatu, soya igabanya ibyago byo kurwara kanseri. Ubushakashatsi bwerekana ko soya zifasha mu kurinda kanseri y'ibere n'iy'uruhu. Urumva ko uyikoresheje iragufasha. Ikintu cya kane, soya ifasha ni ku bagore, igabanya ubushyuhe bw'umubiri, cyane cyane muri ba bagore bari muri menopause, bageze mu gihe cya menopause. Byaba byiza bakoresheje iyi proteine ya soya. Turaza kurebera hamwe ukuntu ikoreshwa, ariko reka tubanze turebe ikintu imara. Ni ukuvuga ngo ifasha abadamu bamwe bari mu gihe cy'uburumbuke, ibafasha kongera uburumbuke. Abadamu bari mu gihe cyo kubyara n'abari mu gihe cyo gucura, tubonye ko ibafasha kugabanya ubushyuhe bw'umubiri. Murabizi ko abantu bari muri menopause bagira icyokere cyane, kuvuga ngo soya irimo calcium. Niyo mpamvu ugomba kuyikoresha. Ituma amagufa akomera, cyane cyane abantu bari mu zabukuru. Urumva amagufa yabo agenda acika intege, soya ituma amagufa yabo akomera. Urumva icya gatanu rero tugiye kureba, soya iteza imbere ubwonko. Irimo omega 3 na antioxidant biri muri soya. Urumva rero bifasha mu kurinda kwibagirwa no gusaza k'ubwonko. Urumva bifasha kwibuka. Urumva ukwiriye kuyikoresha kenshi. Ikintu cya gatandatu, ifasha mu kugabanya ibiro. Nimba uri umuntu ufata amarejime cyangwa ushaka gufata regime, ukwiriye gufata soya kuko izagufasha kugabanya ibiro. Soya ifasha mu kugabanya ibiro. Impamvu ifasha mu kugabanya ibiro, iyo uyiriye uba wumva uhaze cyane, ikagenda ikuzura mu nda, bigatuma udasonza kugira ngo ujye kuryagagura. Kandi izibura n'imitsi imwe n'imwe, igatuma umubiri ukora neza. Urumva ko ituma wumva uhaze nturyagagure. Icya karindwi, soya ni nziza ku bana. Amata ya soya cyangwa se igikoma cya soya bifasha mu mikurire no kongera ubudahangarwa. Urumva ku bana, ni umwana wanyweye soya amererwa neza. Mujye muyiha abana banyu. Tugiye kurebera hamwe rero uburyo wayikoreshamo. Ese n'ubuhe buryo wakoreshamo soya? Icya mbere, ushobora kuyikoresha nk'ifu ukayishyira mu biryo, cyangwa se ukayishyira mu gikoma
abantu benshi bakunze gushyira ifu ya soya mu gikoma. Ushobora kuyikora kandi ari amata ya soya, abantu benshi bazi kuyakora. Ushobora kuyikora ari burete, ushobora no kuyikoresha ari nka soya sauce ibyo bisaba uruganda, ariko hari abantu baba bazicuruza wayigura. Ushobora no kuyikoresha nk'inyama cyangwa se tofu. Muri ubu buryo urabona ko aba ari ibintu byoroshye. Ushobora no kuyikaranga kandi ari mbisi ukazajya uyirya nk'uko urya ubunyobwa bukaranze. Urumva ko soya ushobora kuyirya mu buryo butandukanye bwose uhisemo. Soya ibi bintu byose biragurwa. Ushobora kujya ku isoko ukagura tofu, ushobora kugura ifu ya soya, ushobora kwikarangira soya ukazajya uyihekenya. Ushobora no kuzajya ukora amata yayo, biroroshye. Hari amavideo nagiye nkora, muze kureba muri comment muraza kubonamo aga playlist k'uburyo nagiye mbikora. Ushobora kwiga ukuntu wakora amata ya soya, ushobora no kwiga ukuntu wakora tofu, ushobora no kwiga ukuntu wakora burete za soya. Ifu ya soya isanzwe murabizi kuyishesha, ushobora kuyishyira mu gikoma, ushobora no kuyishyira mu biryo. Mu gikoma ho nibisanzwe, ariko no mu biryo wajya uyiminjiramo, cyane cyane ibiryo by'abana bakayimenyera. Nizere ko rero umaze kuryoherwa n'iyi video. Nimba ukunze iyi video ukore like, hanyuma nimba utarakora subscribe, nicyo gihe cyawe cyo gukora subscribe. Hanyuma mumbwire muri comment ikintu mwifuza ko nzabakoreraho video ubutaha. Biroroshye. Nimba warakoze subscribe, ureba aho hasi hari ahantu haba hari akantu kameze nk'inzogera, hirya yahanditse subscribe, ukande ku nzogera kugira ngo ubutaha tujya dukora video ujye uhita uyibonera ku gihe. Hanyuma niba utararebye video zacu zindi, ushobora kwinjira aho handitse Jose Official TV munsi y'iyi video, ukandeho. Nugera hasi urabona handitse videos, ureba amavideo yose twakoze. Hari n'ahandi handitse hirya gato playlist, urebe playlist irimo amavideo menshi twakoze uteka ibintu bitandukanye. Hari n'amavideo y'ubujyanama mu mirire bisanzwe yo kuvuga ku bijyanye n'ibiribwa n'akamaro bigiye bifite. Ibyo byose bigiye birimo, muraza kureba amavideo menshi nagiye nkora. Hanyuma nimba uri ahangaha usanze video, ugejeje video, wibuke gukora comment, wibuke gukora subscribe, wibuke gukora like, kandi noneho ujye unayisharinga. Mujye mufata amavideo yanjye muyoherereze inshuti zanyu cyangwa se abandi. Rero ko mwarebye video yose, ndabashimira no kunkunga mukomeje kuntera, mukomeza gukora subscribe, mukomeza no kuzohereza abantu nabo bagakora sub. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Naho ubutaha tubonane mu zindi video.